Reka twongere tubahe ikaze ku muyoboro w'inkorane y'ubukire. Aho muhasanga ubwenge, ubuhanga n'inama zigaragazwa n'abahanga batubanjirije mu nzira njyabukire. Intego yacu yo ni imwe. Ni ukubaka inkorane y'ubukire izatuma twese tuba abakire. Uyu munsi turakomezanya n'umwanditsi George Clason mu gitabo The Richest Man in Babylon, cyangwa se umukire wa mbere w'i Babylon. Ubushize twasize inshuti zakomeje kugorwa n'ubuzima zinyarukiye ku mukire wa mbere w'i Babylon, Arikadi. Uyu munsi rero mutwemerere tugendane nazo muri urwo rugendo, tunabane nabo mu bihe bitangaje bagiranye n'uwo mukire. Twebwe turi inkorane. Umukire wa mbere w'i Babylon. Muri Babyloni ya kera hariho umugabo w'umukire cyane witwaga Arikadi. Yari umuntu uzwi cyane kandi wamamaye hirya no hino kubera ubukire bwe. Ariko si ibyo gusa, ahubwo yanamenyekanye cyane kubera ko yagiraga ubuntu bwinshi, agatanga ibyo atunze anabifashisha abakene. Yagwaga neza cyane mu muryango we, yewe rwose ntiyakomezaga ibintu no mu gihe cyo guhaha yararekuraga. Nyamara ukuyeho ibyo byose, buri mwaka ubutunzi bwe bwarushagaho kwiyongera no kwikuba inshuro nyinshi, kabone n'ubwo nawe yakomezaga kurekura byinshi. Reka rero umunsi umwe azasurwe n'inshuti za kera babyirukanye, maze zimubwire ziti: wowe Arikadi uri umuntu wahiriwe n'ubutunzi cyane kuturusha. Dore rwose wahindutse umukire wa mbere w'i Babyloni mu gihe twebwe tukirwana no kubona ibidutunga. Dore wambara imyenda myiza yose ushatse, urya ibyo kurya byiza cyane byose nk'uko ubyifuza, nyamara twebwe burya no kubona imyambaro iciriritse cyangwa ibyo kurya biragorana. Turabyibuka cyane rwose tubyiruka, twari mu cyiciro kimwe, twigishijwe n'umwigisha umwe, twakinaga imikino imwe, kandi rwose dore ko bavuga ngo umuntu aribagirwa. Twibuka ko no mu masomo n'imikino twakinaga utaturushaga. Ariko dore muri iyi myaka y'ubukure bwacu wageze utyo uratumbagira. Waratumbagiye, ubu umuntu wubashywe cyane cyane rwose kuturusha. Tunabisuzumye neza ntitwabona ko wakoze cyane kuturusha rwose. Ikibazo tukubaza rero bwana Arikadi ni kimwe, kandi twemere udusubize. Byatewe n'iki kugira ngo twisange ibintu bimeze gutya? Byaciye mu zihe nzira ngo ubu uri munezezwa n'ibyiza byose bibaho natwe twese twifuza kandi twaba tunakwiriye, ariko tukaba twarabibuze? Mu bugwaneza bwe, Arikadi yafashe ijambo arabasubiza, aragira ati: niba mutabasha kwigwizaho imitungo iruta ibyo mukoresha mu buzima bwanyu kuva tukiri bato kugeza ubu, byaba biterwa n'uko mutashishikariye kwiga amategeko agenga ukubaka ubukire, cyangwa se wenda mukaba mutabasha kuyitegereza neza. Wishingikiriza ku mahirwe ni nk'ikigirwamanakazi buri gihe kitagira umuntu n'umwe giha ibyiza bihoraho, ahubwo mu buryo bw'ikinyuranyo buri gihe kizanira ibyago n'imikusha abagabo bose bakiyambaza bashaka zahabu. Niyo rwose kiguhaye zahabu, kiziguhana inyota yo kuzisesagura, bikagusigura umuntu usesagura n'ibyo udafite. Ariko rero hari n'abandi kigirira impuhwe, kikabashishikariza kugundira ibyo kibaha batinya ko babirekura bikabaca mu myanya y'intoki, cyane ko baba bumva nta bushobozi bwo kongera kubyigarurira bafite. Bakomeza gutinya ko hari uwabiba ibyo bafite, bikabasunikira mu kubaho ntacyo bafite kuko baba bumva ko byaba ari ishyano ribagwiriye. Ariko rero hari n'abandi bashobora gufata zahabu batakoreye, bakazibikaho ndetse bakanazongera, bityo bagakomeza kuba abaturage banezerewe. Ariko buri gihe abo bantu baba bake cyane. Nanjye hari abo nzi. Namwe rero nimwitekereze nk'abantu barazwe ubutunzi bw'amahirwe nk'ubwo, maze mumbwire niba ibyo mvuze atari ukuri. Inshuti z'uyu mugabo zose zemeye ko abagabo bose zizi barazwe ubutunzi, zigaragaza ko aya magambo avuze ari ukuri. Hanyuma rero zikomeza kumusaba kuzisobanurira uko we yabashije kwigwizaho ubutunzi bwinshi kandi buhoraho. Arakomeza ati: mu mabyiruka yanjye nirebye mbona neza ibintu byose biriho byashoboraga kunzanira umunezero, kandi nabonye neza ko ubutunzi bwongera ubushobozi bw'ibyo bintu byose. Ubutunzi ni imbaraga bavandimwe. Iyo ufite ubutunzi burya ibintu byinshi biba bishoboka. Uwabwigwijeho aba ashobora gutaka urugo rwe akoresheje imitako y'agatangaza kandi ihenze, aba ashobora gutembera mu nyanja zose. Uwo rwose yatungwa kandi yaryoherwa n'ibyo kurya byiza cyane bituruka ku butaka bwa kure. Uwo kandi yagura imitako myiza cyane ya zahabu,
n'iy'amabuye abajwe neza, uwo muntu yanubaka inzu z'agatangaza zubakiye imana ze. Uwo muntu kandi yagira kuri ibyo byose mvuze n'ibindi byinshi ntavuze bizanira ubugingo bw'umunezero. Ubwo rero nari maze gusobanukirwa ibi, nafashe icyemezo ko nanjye ngomba kugira umugabane muri ibyo bintu byiza ubuzima buduha. Nahisemo kutaba umuntu uhagarara hirya ngo ndeba nishyara abanezezwa n'ibyiza bagezeho. Ntabwo nari kunezezwa no kwambara imyenda iciriritse kandi ya buri wese, ahubwo nashatse imyenda y'agaciro gakomeye. Ntabwo rwose nari kunyurwa no kuba umuntu ukennye, ahubwo rero ikinyuranyo cy'ibyo byose nari kwigira umuntu ufite umugabane uhagije muri ibyo byiza byinshi. Kuba nk'uko mwese mwari munzi ndi umuhungu w'umugabo usanzwe w'umucuruzi, nka bumwe mu bantu benshi bisanze nta butunzi bwo kuragwa n'ababyeyi bafite, cyangwa se ngo mbe umuntu wari kugira abamuha imitungo mu buryo ubwo ari bwo bwose, nk'uko namwe mwabyivugiye. Nafashe icyemezo kandi gikomeye cyo kwigwizaho ibyo umutima wanjye ushaka byose biciye mu gukoresha igihe cyane, niga uko bigerwaho. Buri gihe abantu twese tuba dufite igihe gihagije, rwose mubyumve neza. Buri umwe muri mwe afite igihe gihagije cyo kwigwizaho ubutunzi buhambaye, ariko nk'uko mubyivugira, ubu nta kintu na kimwe cy'agaciro mufite cyo kugaragaza uretse ahari imiryango yanyu gusa. None rero tugarutse ku byo twaciyemo twiga kera tukiri bato, ntabwo mwibuka ko mwarimu wacu kera yatubwiyeho ko hari uburyo bubiri bwo kwiga? Ntiyatubwiye se ko uburyo bwa mbere bwo kwiga ari ubu busanzwe bwo kwiga ibyo tuzi, hanyuma uburyo bwa kabiri bukaba ubw'amahugurwa twigisha uko twavumbura ibyo tutari tuzi? Rero nanjye nafashe icyemezo cyo gushakashaka uko navumbura uko umuntu yakwigwizaho ubutunzi, kandi ubwo nari maze kubivumbura nabigize inshingano yanjye. Rwose niyemeza kubikora neza. None se mubona atari ibintu by'ubwenge ko tugomba kunezerwa mu gihe turi munsi y'urumuri rw'izuba turi bazima, bitewe n'uko umubabaro nawo uba udutegereje ucunze ko twahava tukajya mu mwijima w'icuraburindi w'imyuka? Bagabo bavandimwe, nigeze mbona akazi ko kwandikura inyandiko nyinshi, nkazigira nyinshi cyane. Ibyo guprintinga byari bitaraza, kandi rwose namaraga amasaha menshi cyane nkora ku kazi. Narakoraga iminsi yose, amezi agashira n'andi agataha, ariko nareba ku byo ninjiza nkisanga nta kintu mfite nagaragaza. Nisangagayo ninjiza buri gihe ahwana no guhaha ibyo kurya n'imyambaro n'ibitambaro by'imana zanjye n'utundi tuntu duto duto ntabasha kwibuka. Ngibi byatwaragayo nabaga ninjije yose ngasigara amaramasa, ariko kandi ukwiyemeza kwanjye ni kwigeze kumvamo. Reka rero umunsi umwe Arigamishi, umugabo watizaga abantu amafaranga bakamwungukira, azaze mu nzu nakoreragamo antegeka kwandikura igitabo cy'itegeko rya 9, kandi yantegetse kuba nakirangije mu minsi 2 yonyine. Ambwira ko ninkirangiza azampemba ifeza 2. Nk'abagabo mwe narakoze nkora ubutaruhuka, ariko rero iryo tegeko ryari rirerire ndabarahiye. Reka rero igihe Arigamishi yampaye kizarangira agaruka asange ntararangiza akazi yampaye. Umugabo wawe yarandakariye, ndetse iyo nza kuba umucakara aba yarankubise, ariko kuko nari nzi ko umutegetsi w'uyu mujyi yari kumugirira nabi yankoraho, ntabwo nigeze ngira ubwoba. Maze ndamubwira nti, Bwana Arigamishi, uri umugabo w'umukire cyane, rwose ndagusabye mbwira uko nanjye naba umukire, kandi nanjye ndakwizeza ko ijoro ryose ntari buryame ntararangiza akazi wampaye. Rwose ejo mu gitondo uzasanga nabirangije neza. Umukire wawe yarandebye araseka, maze arambwira ati, uri umunyamurava, ariko rero uri n'incakura. Ariko uko byamera kose ndakora nk'uko binsabye. Ntababeshye, ijoro ryose sinagohetse, nongeye kuruhuka ari uko ndangije akazi ke, kandi ubwo yari ahasesekaye mu gitondo yasanze byose byatunganye. Nahise ntanguranwa nti, ngaho rero mbwira iby'ejo wanyijeje. Wakoze neza ibyo twasezeranye muhungu wanjye, niko yambwiranye ubwuzu bwinshi. Nanjye rero niteguye gukora ibyo nakwijeje, kandi rero ndakubwira ukuri kose ko ibyo wifuza ko nkwigisha, kubera ko ukundeba ukundimo gusaza, kandi rero ururimi rushaje rushimishwa no kuvuga cyane.
ariko nanone iyo umuntu w'urubyiruko aje gushakira ubwenge ku muntu ushaje abasha rwose kwigwizaho ubwenge bwakusanyijwe mu myaka myinshi. Nyamara kandi ni kenshi cyane urubyiruko rwibwira ko umuntu ushaje aba azi iby'iminsi yahise gusa, bigatuma rugenda ntacyo rwungutse. Ariko rero zirikana ibi: izuba ryarashe muri iki gitondo ni naryo zuba ryarashe ubwo Iso yavukaga, ni naryo zuba kandi rizarasa ubwo umwuzukuru n'ubuvivi buzaba busubiye mu butaka. Arakomeza ati, ibitekerezo by'umuntu ubyiruka biba bimeze nk'urumuri rw'izuba rirasa n'imbaraga nyinshi ikirere cyose kikabona. Ariko rero ubuhanga bw'umukambwe ni nk'inyenyeri zitava aho ziri kandi zikamurika mu buryo budahindagurika gahoro gahoro, bityo zikabasha kuyobora abasare mu nyanja. Zirikana cyane amagambo yanjye muhungu wanjye, kuko nutabikora neza ntabwo ubasha gufata neza no kugundira ukuri kwambaye ubusa ngiye kukubwira, kandi ibyo bizatuma uhora wumva ko akazi k'agatunamugene waraye ukora iri joro kabaye imfabusa. Nibwo yandebanaga indoro y'ubuhanga maze ambwira mu ijwi rituje ariko riremereye cyane ati, navumbuye umuhanda ugana mu butunzi ubwo niyemezaga ko igice kimwe cy'ibyo ninjiza byose ari icyanjye cyo kwizigamira. None se nawe witeguye kubikora utyo? Maze umusaza we arakomeza arandeba, andeba indoro nabashaga kumva neza icengera ikagera muri njye imbere, ariko ntiyagira ikindi kintu avuga. Nanjye nti nibyo gusa se? Ibyo byaba bihagije ngo umutima w'umworozi w'intama uhindukemo umutima w'umunyamafaranga unayateza abayakeneye bakamwungukira. Niko yahise ansubiza. Nanjye rero nti, ariko rero n'ubundi yo ninjiza yose aba ari ayanjye yo kugumana, siko biri? Niko namubajije. Ukuri kuri kure cyane y'ibyo uvuze. Niko yahise asubiza. Ntabwo ujya wishyura umuntu ukudodera imyenda, ntabwo wishyura ugukorera inkweto, ntabwo ujya wishyura ibyo kurya. Wabasha kubaho muri uyu mujyi wa Babylon udasohora amafaranga? Ni ibiki wakoresheje amafaranga winjije mu kwezi kwashize, nawe se mu mwaka ushize? Kigoryi gusa wishyura abandi bose ukananirwa kwiyishyura. Ni nk'aho ahubwo ukora ukorera abandi. Ntawe utandukaniye n'umucakara ukora ndetse agakora cyane akorera shebuja ngo arebe ko yamuha icyo kurya n'icyo kwambara bikarangiriraho. Ariko si ubundi reka nkwibariza akabazo koroshye. Nk'ubiyuza ko warezigamye 1/10 cyawe winjije yose mu myaka 10 ishize, ubu umaze kugira amafaranga angahe? Ntababeshya ubumenyi mfite mu mibare ntabwo bwantereranye muri ako kanya. Nibwo nihanukiriye ndamubwira nti, ubirumvikana ubu mba mfite angana nayo ninjiza mu mwaka umwe. Nawe ati, uravuga ukuri, ariko rero ukuri gucagase. Buri zahabu yose wizigamiye ihita ihinduka umucakara wawe ugukorera. Buri feza iyo zahabu yinjiza nayo ihita ihinduka umwana w'iyo zahabu, hanyuma nayo nyine igahita itangira ako kanya kwinjiza, izindi bigakomeza bityo. Niba rwose ushaka kuba umukire nyamukire, ayo wizigamira agomba kubyara andi, ayavutse nayo agatangira kubyara andi mu buryo bwihuse. Mbwira iry'ibanga ryatuma uba umukire ukigeza ku by'umutima wawe ushaka byose. wowe wakomeje gutekereza ko naguhenze ubwo naguhaga akazi ko gukora ijoro ryose, ariko rero ubundi mbo ndakwishyura, kandi ndakwishyura ibikubye akazi wankoreye inshuro 1000. Niba ko kuciye akenge kandi ukaba wabasha kumva ukuri nkubwira ukakubyaza umusaruro, umugabane runaka w'ibyo winjiza n'uwawe wo kwizigamira, kandi ntabwo ugomba kujya munsi ya 1/10 cyayo winjiza hatitawe ku ngano yayo, ahubwo agomba kuba menshi ashoboka hagendeye ku byo nyine washobora. Ihembe mbere yo kwishyura abandi bose. Ntuzigire na rimwe ugura imyenda n'inkweto arute yo wagura ibisigaye byose. Ugomba gukora ibishoboka ukageraho uzagura ibiryo kandi bihagije, aho uzatanga mu bikorwa by'ubugira neza, nayo uzatura imana zawe. Ubukire kimwe n'igiti, burakura kandi bukura buvuye mu kabuto gato. Ifeza ntoyo uzazigama bwa mbere ni akabuto gato ndetse gato cyane, ariko kazamera kagashibuka kakavamo igiti cy'inganzamarumbo. Uko rero utera akabuto kawe mbere ni nako wongera amahirwe yako yo kumera mbere y'izindi kakanakura mbere y'ibindi biti. Uko kandi niko uzakomeza kukuhira, kukabagara no kukitaho,
aribyo uzakora ukomeza kwizigamira umunsi ku munsi. Ibyo rero bizatuma kaguha amahirwe yo kunezezwa no kukugamamo izuba munsi y'igicucu cy'icyo giti imbere y'ibindi. Ubwo akivuga ibyo, umusaza wawe yabatuye igitabo cye arikubura aragenda. Mwa bagabo mwe, ntababeshye natekereje umwanya munini ku byo yarambwiye, kandi rwose numvaga bifite ishingiro. Ako kanya kandi nahise niyemeza ko ngomba kubigerageza. Buri nshuro yose nabaga ngize icyo nkora bakampemba ifeza 10, nahitaga mfata imwe nkayihisha. Gusa ikintu gitangaje kurushaho cyanansekeje nuko bitigeze bincanga bikomeye kurusha uko byari bisanzwe bingendekera. Hari itandukaniro rito gusa nabonye ubwo nari maze kumenyera kubaho nkaho ya feza nahishe idahari. Ariko rero hari ubwo naribwarebwaga, ubwo akabuto kanjye kari gatangiye kumera no gushisha, nkumva nakagurisha nkagura ibyo nabonaga abacuruzi babaga batanditse mu miryango y'amaduka yabo, nkumva nshaka kugura ingamiya cyangwa se nkafata urugendo rw'ubutembere ku butaka bwa Fenesiyani. Ariko narabyibujije byose nkomeza kumaramaza ku ntego. Mu kwezi kwa 12 nyuma yo gutandukana na Arigamishi, nagiye kubona mbona umukire wawe aragarutse. Muhungu wanjye, wabashije kwihemba amafaranga atari munsi ya 1/10 cyayo winjije muri uyu mwaka ushize mvuye aha? Niko yambajije. Namusubije numva ntewe ishema cyane nti, yego mwigisha wanjye, narabikoze rwose. Ibyo ni byiza cyane. Niko yansubije nkora mu biganza. Ati, none rero niki wayakoresheje? Ndamusubiza nti, nayahaye Azumuru, umugabo ubumba amatafari ambwira ko ari mu rugendo rwambukiranya inyanja, kandi ko nagaruka azanzanira ibikomo byiza cyane bitaboneka hose byo muri Fenesiyani. Ati rero ubwo azaba agarutse tuzacuruza ibyo bikomo maze tugabana inyungu. Burya rero ikigoryi cyose gikwiriye kwiga. Niko yahise avuga. Maze ati, ariko se ni ukubera iki wizeye umuntu ubumba amatafari akubwira iby'ubucuruzi bw'ibikomo? Ubu wajya ku muntu ukora imigati ukamusobanuza iby'imikorere y'inyenyeri? Oya, wajya ku nzobere mu by'inyenyeri ubaye ufite ubushobozi bwo gutekereza. Ibyo wizigamiye imbwa zirabiriye musore wanjye. Waranduranye n'imizi igiti cyawe ujugunyira inyoni. Ariko rero ntarirarenga, genda utera ikindi. Bigerageze kenshi gashoboka. Ariko rero ubutaha nihaba hari inama ushaka ku bucuruzi bw'ibikomo, uzashaka umucuruzi w'ibikomo wabigize umwuga aba ari wubaze. Nushaka kugira ibyo umenya ku ntama, shaka umushumba w'intama umubaze. Burya inama ni kimwe mu bintu cy'agaciro gakomeye gitangwa, ariko rero kigatangirwa ubusa. Ariko rero uba ukwiriye nanone kuba amaso ukamenya niba inama baguhaye arizo zanyazo ukeneye koko. Umuntu wese ufata inama zigendanye n'ubwizigame bw'akazihabwa n'umuntu udafite ubunararibonye kuri iyo ngingo, azisanga yatanze ibyo yizigamiye nk'ikiguzi cy'ibitekerezo bye by'ubugoryi. Akivuga ibyo n'ubundi umusaza yacishe narigendera. Kandi rwose byari bimeze neza nk'uko yabivuze, kuko abantu bo muri Fenesiyani bari abajura cyane. Batekeye imitwe Azimuru bamupfunyikira ibirahure bya feke. Ariko rero Arigamishi yabimbwiye bitaraba. Narakomeje ndizigamira. Kuri feza 10 ninjije imwe nahitaga nyizigama. Kandi kuri iyi nshuro ntibyari bikigoye kuko byari byamaze kuba akamenyero. Reka rero nanone nyuma y'amezi 12 azagaruke maze yongeramo impanuro. Nize ntambwe wateye kuva umunsi mperukana nawe? Narihembye mu buryo bushimishije. Niko nahise musubiza. Ndakomezana. Kandi yo nizigamye nayahaye wa mugabo ukora ingabo zikingira igituza witwa Agar, nawe ayagura umuringa. Ubu buri mezi 4 aza kunyishyura arengejeho n'inyungu. Ibyo ni byiza cyane. Niko yambwiye. Ati, hanyuma se ayakwishyuye yuyakoze iki? Naguzemo ubuki, umuvinyo na keke. Ndanateganya ko umunsi umwe nzaguramo akanyabiziga gato ko gutemberaho nkanezerwa. Arigamishi yarasetse yikubita nk'iriya. Ati, urimo urarya abana b'ubwizigame bwawe. None ubwo urateganya ko abo bana b'ubwizigame bwawe bazagukorera bate? Ahubwo suretse n'ibyo, wumva bo bazabyara gute abandi bana nabo bagomba kugukorera?
urasabwa kubaka itsinda ry'ingabo nini z'abacakara bawe bagukorera, ukanagira ikirundo kinini cyane cy'ubukire ushobora kwishimamo kandi ntiwicuze. Akivuga ibyo n'ubundi yarongeye arigendera. Kandi ntimugire ngo nongeye kumuca iryera imyaka 2 itarashira. Uri inshuro yaje iminkanyari yarabaye myinshi, rimwe na rimwe ibitonyanga by'amarira bishoka mu maso ye kuko yari amaze gusaza bigaragara. Nibwo yampamagaye ati, Arikadi, waba warabashije kwiguzaho ubutunzi bw'inzozi zawe? Nanjye nti, nkubwiye ko nigwijeho ubutunzi nshaka kwigwizaho naba nkubeshye. Gusa ukuri guhari nuko nabashije kwigwizaho ubutunzi, kandi nabwo bwinjiza ubundi butunzi bwinshi. Nawe ati, none se uracyajya gushakira inama ku mubumbyi w'amatafari Arikadi we? Nanjye nti, icyo nzi ku babumbyi b'amatafari nuko batanga inama nziza. Arikadi, niko yahise amamagara. Arakomeza ati, wabashije kwiga neza amasomo yawe neza. Isomo rya mbere kandi ry'ingenzi ni ukubaho muri bike biri munsi y'ibyo winjiza. Irya kabiri wabashije kwiga gushakira inama ku bantu bafite ubunararibonye mu byo ushakaho inama. Irya gatatu rero Arikadi, wabashije kwiga uko watunga zahabu zikagukorera. Wigishije neza cyane uko wakwigwizaho imitungo, uko wayicunga neza n'uko wayikoresha. Bityo rero ukwiriye umwanya mwiza wo gufata inshingano zikomeye. Njye ubu ndimo ndasaza, ariko mfite abana. Gusa ikibabaje ni uko abana banjye batekereza ikintu kimwe rukumbi. Bahora batekereza uko basohora amafaranga bagura ibyo bashaka. Nta na rimwe rutoki batekereza ibyo kwinjiza amafaranga. Uku ndeba mbona inyungu, kandi inyungu mbona ni nyinshi cyane ku buryo rimwe na rimwe nanjye bintera ubwoba kuzicungira. Bityo rero mwana wanjye Arikadi, ubashije kujya muri Nepal ukancungira neza amasamba ariyo, rwose ndakwizeza ko wambera umufatanyabikorwa kandi wabona umugabane uhagije mu byanjye. Nguko uko nagiye Nepal gucunga imitungo ye yari myinshi rwose, ariko kandi kuko nari mbikunze kandi mbifitiye umurava, nanone kuko nari naramaze gusobanukirwa neza amahame 3 yo gucunga no gukoresha neza umutungo, byanshoboje gutuma ubutunzi bw'uyu mugabo bwikura inshuro nyinshi cyane. Nguko kandi uko nanjye nakize ndongera mbumukire bihebuje, no mu gihe umwuka warigamishe wari usubiye iwabo wa twese, nari mfite umugabane munini mu mitungo ye nk'uko yari yarabitegetse. Maze Arikadi aretse, kandi ubwo yari asoje kutubarira iyo nkuru, umwe mu nshuti ze yaravuze ati, wabaye umunyamugisha rwose Arikadi, kuba arigamisha yaremeye kukugira umwe mu baragwa b'ubutunzi bwe. Navuga ko nabaye umunyamugisha ubwo nagiraga ishyaka ryo kuba umukire na mbere rwose yo guhura nawe. Mu gihe cy'imyaka inutekereza ko ntagaragaje kumaramaza kwanjye, ubwo nayimaraga nizigamira kimwe mu 10 cy'ibyo ninjiza. Ubusuzi yanukira ufata umurobyi w'ifu mwita umunyamahirwe, kandi yaramaze igihe cy'ubuzima bwe bwose yiga imyitwarire y'ifi, ku buryo imvura yabigwa, izuba riva cyangwa mu muyaga w'amahinda abasha gufata ifi mu rushundura rwe. Amahirwe ni nk'ikigirwamana akazi kidatakaza umwanya wacyo na muto ku bantu batiteguye muvandi. Wagaragaje umuhati ukomeye ubwo wiyemeje gukomeza kwizigama na nyuma yo guhomba ibyo wari wizigamiye mu mwaka wa mbere. Uri umuntu udasanzwe muri bene ibyo bintu nge ngukuri ingofero, niko indi nshuti yavuze. Ugize utumuhate, niko Arikadi yahise abaza, iri ni ishyano utekereza ko umuhate waho umuntu imbaraga zo guterura umutwaro ndogo bitabasha gutwara, cyangwa se gusiza umuhanda imashini itabasha gusiza? Umuhate ni mwiza, ariko wunganira umuhamagaro umuntu yihaye w'ibyo agomba kugeraho. Niba narihaye intego y'ibyo ngomba kugeraho, nubwo byaba bigoye gute, mba ngomba gukora ibishoboka byose nkabigeraho. None urumva ari ubuhe buryo bundi nazashobora kwigirira icyizere cyo kugera ku bimfitiye akamaro? Ubu se nkwiriye kwibwira nti, mu minsi 100 ubwo nzaba ngenda ku kiraro cyo mu mujyi, nzafata ibuye maze ndinage mu mazi? Ibaze rero niba ku munsi wa 7 nzahaca nibagiwe intego sinaga ibuye mu ruzi, maze nkavuga nubwo ejo nzanagamo amabuye 2. Ibyo nabyo ntacyo byaba bitwaye. Ariko se nibigera ku munsi wa 20 ngatangira kwibaza nti, ariko Arikadi we, ubwo ibyo urimo ni ibiki koko? Guhora unaga ibuye mu ruzi buri munsi ubona bimaze iki koko?
oya ntabwo rwose nabivuga nta nubwo nabikora. Iyo nihaye intego mba ngomba kuyirangiza uko yakabaye. Kubw'ibyo nigengesera cyane ku kuba natangira ikintu gikomeye cyangwa se kidashoboka, kuko njye burya ubusanzwe nikundira ubuzima bw'ibinezeza. Muri ako kanya indi nshuti birateruye iti niba koko ibyo tubwiye ari ukuri kandi ubirebye biragaragara ko ari ukuri ndetse bifite ishingiro, rero bibaye ari ibintu byoroshye gutyo nk'uko ubivuga, byaba bivuga ko bishoboka ko abantu bose babigeraho, kandi rero babigezeho nk'uko wabigezeho. Ntabwo ubutunzi buriho bwaba buhagije ngo binezeze abantu kuri urwo rwego. Ubutunzi burakura mugabo igihe cyose abantu babishyizemo imbaraga. Niko Arikade yahise amusubiza. Iyo umukire yubatse ingoro y'umuturirwa y'agatangaza, ukeka ko zahabu yishyura abantu ziba zigiye se? Oya da, umubumbyi w'amatafari agiraho we mugabane, umwubatsi nawe bikabuko, umushushanyi wakoze igishushanyo cy'iyo ngoro nawe bikabuko. Ni ukuvuga ko umuntu wese uzagira icyo akora kuri uwo muturirwa agira umugabane we abona. None rero reka tuvuge ko iyo ngoro y'umuturirwa yuzuye, ukeka ko agaciro ko katazaba gahwanye nayo yose basaranganyije? Ahubwo se ukeka ko ubutaka iyo ngoro iteretseho ngo butazaba bufite agaciro kanarutayo? Ubukire ni ikintu gikura mu buryo bw'igitangaza, nta n'umuntu rwose wahanura umupaka bwagarukiraho. Mubona bariya Abafenisiyani batarubatse umujyi mu butayu butagira ubuzima, babikesha ubutunzi bigwisheho biciye mu ngendo z'amato yabo n'ubucuruzi bwo ku nyanja. Nuko rero Arikade byose birumvikana rwose. Niko indi nshuti yateruye iti none n'iki watugiraho inama yo gukora ngo natwe tuba abakire? Dore imyaka irimo iradusiga bitukiri bato, ariko kandi ntacyo twabashije kwibikaho mu buzima bwacu bwose. Inama n'imwe mbagira ni ugufata ubuhanga bwa Arigamishi maze mukavuga muti umugabane runaka w'ibyo ninjiza n'uwanjye wo kwizigamira. Nta kindi, ibyo byibwire mu gitondo cy'ubyuka, ubyibwire ku manywa ukora akazi ukora, ubivuge nijoro, ubivuge buri saha, kandi ubivuge buri munsi. Ibi rwose bivuge kugeza igihe bizahinduka nk'inyuguti nini yishushanyije mu kirere. Rwose koresha iki gitekerezo witungura. Yuzuzemo iki gitekerezo, hanyuma rero ufata umugabane runaka ugushobokera, gusa ntugafate umugabane uri munsi ya 1/10. Gerageza gukoresha hasigaye uhaha ibindi byose ukeneye, ariko uzitondera uyu mugabane ndetse ujye uwuzigama mbere y'uko ukoresha hasigaye. Rwose ntuzatinda kwimva nk'umukire, umuntu ufite ubutunzi afiteho ubudahangarwa wenyine. Dore ikiza kurushaho, uko bugenda bwiyongera ubireba bigenda bikuzanira umunezero. Rwose hari ibyishimo bizashibuka muri wowe. Ibyo kandi bizagutera umwete wo kwinjiza menshi. Kandi uko ayo winjiza yiyongera, ni nako n'umugabane wayo wihemba nayo wiyongera. Uzaryoherwa n'ibi bintu rwose ndabikubwiye. Ibyo rero nubikora neza, ntuzibagirwe kwiga uko watuma ubutunzi bwawe bugukorera. Bugira umucakara ugukorera ku manywa na nijoro. Tumare ubwabwo, abana babwo n'abana b'abana babwo bose bagukorera. Ibyo nibyo bituma habaho isoko yinjiza amafaranga yo mu gihe kizaza. Reba ku basheshe akanguhe ubu, kandi ntiwibagirwe ko nawe mu gihe kiri imbere uzaba uri umwe muri abo. Kandi rero shora imari yawe witonze, ejo utazayitakaza. Burya inyungu z'umurengera ni umutego ushibukana abantu batareba kure, bakisanga basigaye amaramasa baririmba urwo babonye. Kora ibishoboka byose ejo umuryango wawe utazasigara amaramasa ubwo uzaba ugiye iwabo wa twese. Ariko kandi ibyo byirinda gusa ari uko ugenda ugira ayo ushyira ku ruhande gahoro gahoro mu buryo buhoraho. Bityo rero umunyabwenge ntabwo ahorana inzozi zo kuzabona byinshi biziye rimwe, ahubwo abyubaka gahoro gahoro. Gisha inama abantu b'abahanga, inama zose zigisha abantu bahora bakora ibigendanye n'imikorere y'amafaranga. Bakoresha bityo bikurinde kwisanga mu makosa nk'ayo njye ubwanjye nakoze ubwo nizeraga inama za Zimu, umugabo ubumba amatafari. Duke tukugarukira mu buryo bwizewe turaruta cyane byinshi bitazagaruka. Nezezwa n'ubuzima ukiburimo, witegereza ngo igihe kizaza ukajya wizigamira menshi cyane.
niba kimwe mu 10 cyawe winjiza ari wo mugabane wakubera mwiza kuyizigamira, nezezwa no kuzigamayo. Koresha asigaye mu guhuza imibereho yawe, ariko kandi ntugaterwe ipfunwe n'ubuzima uzaba ubayemo ngo bitume ukoresha uriya mugabane wihembye. Ubuzima ni bwiza, kandi ubuzima buba buzima bukize iyo ubasha kwishimira ibyo ufite. Akivuga ibyo inshuti za Rekade zaramushimiye cyane maze zicaho ziragenda. Bamwe bakomeje kwicecekera kuko batabashaga kubishyikira mu ntekerezo zabo cyangwa se ngo babisobanukirwe. Hari n'abababajwe cyane nabyo kuko bumvaga ko umuntu umwe w'umukire ubundi yari akuriye kujya asaranganya ubukire bwe mu nshuti ze zitageze amahirwe yo gukira. Gusa hari abandi bari bamaze kumurikirwa n'umucyo mu maso yabo, babashije kubona neza arigamisha komanga ku nzugi zabo kuko yari yabonye umuntu uri kuva mu mwijima yinjira mu mucyo. Igihe cyose uwo muntu avumbuye umucyo ukaba ari wo wari umutegereje ahantu runaka, nta muntu n'umwe wakuzuza aho hantu keretse gusa we, kandi we wenyine akoze ibyo agomba gukora ngo asobanukirwe, bityo abe yiteguriye amahirwe yaje amusanga. Ngizi inshuti zigiye kujya ziza gusura Rekade inshuro nyinshi cyane mu myaka iri imbere. Azazakirana umunezero, azakomeza kuziha inama nziza ku buntu azikuye mu buhanga bwe bwuje ubunararibonye bwinshi, kuko abameze batyo baterwa ishema no gukora batyo. Azanakomeza kubaba hafi abereka uko bashobora iyo biziganye mu buryo bwizewe bubyara andi, abarinda ko yahomba cyangwa se agashorwaho batazabona inyungu n'umugabane wabo. Iki gihe cy'impinduka zikomeye cyabaye mu buzima bw'aba bagabo, ubwo bari babashije kwibonera ukuri kwaturutse kuri Arigamishi kukagera kuri Rekade, none kuvuye kuri Rekade dore nguko kubagezeho. Umugabane w'ibyo winjiza byose ni uwawe wo kwizigamira.